So thank you so much. Aka kanya rero tugiye gusubiza mwebwe mwese ku bibazo muri kwibaza cyane cyane ku bintu bijyanye na application by'umwihariko abantu baplainze muri medicine ndetse na data surgery. So rero tugiye kureba gusubiza ibibazo by'umwihariko abantu biriwe babaza. Wenda harimo abantu bari kwibaza ati se application yanjye ko nayikoresheje ni gute nareba koko application yanjye uko yagenze. So sibi gusa kandi turaza kubereka n'uburyo wasubira muri details zawe ukareba niba hari cyangiritsemo, ukareba nyine uko bimeze, ukaba wagikosora amazi atararenga inkombe. So reka dutangira akantu ku kandi turebe step ndetse turebe na step zisigaye kuba mwakora kuva utangiye application kugeza irangiye. Ndetse n'abantu batarayikora, uyu ni umwanya mwiza wo guhita mureba step by step buryo umuntu akora application nawe ukaba wayikorera. So reka dutangire. So mu gutangira ufungura Google Chrome nk'ibisanzwe cyangwa se Firefox cyangwa se indi search engine yose waba ukoresha. So ukandikamo www.ur.ac.rw. So urabona ko ari ngi rwose iba yaje, ugakirikaho ugategereza akanya gato bikiloadinga. So iyo maze kwiloadinga uraza ugahitamo hano University of Rwanda, dore ngiyi aha hasi. Sinzi niba muri kuyibona ngiyi Okay, urabona ko noneho twamaze kugera muri website ya UR. So rero ku bantu bataratangira application bwa mbere, ubwo turi kuvuga ku batangizi, reka dore ku batangizi, ku muntu wumva yifuza kuba yakikorera application. So uraza hano handitse admission ukoreho. So noneho nurangiza ko aha hantu handitse admission uramanuka munsi, ureba ahantu handitse new application. New application ngiyi ukirikaho witonze. Nurangiza uze hano handitse nanone new application kwiri bara ry'ubururu, ukirikeho. So utegereza akanya gato. Okay, urabona ko numara gukirikaho imaze gufunguka, urabona ahantu ari ikirango cya University of Rwanda. Ku muntu w'umutangizi rero wa mbere ataratangira ikintu na kimwe, ku muntu w'umutangizi wa mbere hano ataratangira ikintu na kimwe, nta kindi akora, araza kandi hano handitse apply, register, change personal information, get academic and other information and make a payment. So nuza hano ugakanda kuri aya magambo gusa ntabwo bikunda, ahubwo wowe icyo ukora uraza kandi hano neza ku ingofero imeze nk'abantu ba graduatinze. So uraza ukoreho. So numara gukoraho urabona ko icyo twakita nka format yo kwa applyinga kiraba cyaje. Hano rero icyo ubusabwa ni ukujya ahantu hatuje ukitonda neza, ukuzuza credential information ukazuzuza neza witonze, kugira ngo hatazagira ikosa rizamo. Aya makuru iyo yamaze kuyasubmitinga niho hantu ni nko gutanga amakuru yawe yibanze. So uraza hano uze utypingemo amakuru yawe witonze. So wenda nuza guhura na kano ga challenges, hano haba hariho agafunguzo. Hano hantu ukora kuri kano gafunguzo. So then wamara gukora kuri kano gafunguzo bo bakakwereka ibyo uhitamo. Reba nk'ubu hano barahita bambwira ngo mpitemo Mr, Miss, Dr, Professor bitewe n'icyo uri cyo. Waba uri umukobwa ugashyiraho Miss, waba uri umugabo cyangwa igitsina gabo ugashyiraho Mr. Wenda reka mpitemo nka Mr. So urabona ko nkimara guhitamo Mr, aha kuri titre hahise hazamo Mr. Ubona kuvuga ko ahantu hose ari akantu kameze nk'aka gafunguzo, hose niko uzajya ubigenza. So rero numara kuzuzamo amakuru yawe witonze neza, uraza umanuke wuzuzemo bino byose nurangiza uhita uza hano ukore save. So numara gukora ino save, ubwo no kuvuga ko amakuru yawe araba yageze muri database ya UR. Ubwo ikiba gisigaye we ni ugutegereza witonze, bakaguha registration number bahita bayiguha kuri email,
iyo wayishizemo hano neza bagahita baguha na pin. So rero iyo urangije gukora ibi bintu ukora iki? So ubwo ni ukuvuga ngo iyo baguha registration number ndetse bakaguha na pin, ikiba gisigaye ni uguhita ugenda kuri banki. I think ni ukwishyura 5,000. So uragenda ukishyura 5,000, wamara kwishyura 5,000 ugategereza. Hari igihe bisaba umunsi umwe, biterwa umunsi umwe, amasaha, cyangwa se biterwa, ariko ntabwo bijya bipfa kurenza umunsi. Tugereranije ntabwo bijya bipfa kurenza umunsi. So rero numara kuzuza ibi bintu wamaze kwishyura n'ibyo 5, uzaza hano. So nuza hano n'ubundi ni nk'ibisanzwe. So uzaza hano noneho ntabwo uzajya hano handitse prospective student, ahubwo uzaza hano registered, kuko already amakuru yawe y'ingenzi wamaze kuba wayatanga. So rero nuba bamaze gutanga ayo makuru uzaza hano handitse login, then winjiremo. Ubwo ndi gusobanurira abantu bari bwawe bamaze kugira ayo mafaranga, kwishyura bya 5,000. Ubwo nibwo ndi kubwira. So nurangiza kuza uraza hano handitse application. So nugera hano handitse application, uraza ubone view application rule, submit application, view completed application, academic admission and personal contact details. So ahantu rero twe niho tugeze, kuko ino registration izakora abantu bazaba babaye selected mw'iyi first selection. Ubwo no kuvuga ngo umuntu muri ano mahitamo ya mbere bazafata niwe azakora iyi registration. Izi step zikurikiyeho ntabwo zo turazigeraho, ahubwo turi kuri izi za application. So rero hano kuri view application rule nta kirimo, ahubwo rero ikibazo aho kiri, wa muntu yamaze kwishyura 5. Wa muntu yamaze kwishyura 5 bye azaza hano nk'ibisanzwe. So nuza hano ikintu uzakora, ibintu byose biba birimo, ibintu byose hano biba birimo. Noneho numara kuza hano ko ibintu byose biba birimo, weho uzandikamo qualification, cyangwa se uzandikamo faculty ugiye kwiga. Wenda kubera hano ndi kuvuga bari abagiye kwiga Bachelors of Medicine and Dental Surgery, ubwo uraza ubyandikemo hano neza. So numara kubyandikamo hano neza, uzaza hano ukore search. Wenda reka turebe Bachelor of Medicine and Dental Surgery. So numara kubyandikamo hano, wabyanditsemo neza, uzaza hano uhita ukanda search. So numara gukanda hano search, ngiye nuko urabona ndi gukoresha reg number y'uno mwaka watambutse, niyo mpamvu batari kubiduha. Ariko hano numara gushyiramo iriya myirondoro ugakanda search, barahita bakwereka ahantu bagusabe guhitamo qualification. Numara gukora qualification urahita usevinga, ubwo admission yawe application yawe irabirangiye. Ubwo icyo ubusigaje ni ugutegereza nyine ukazareba niba uzaba selected cyangwa niba uzaba selected, ubundi ugahita ugakora zino step zikurikiyeho. So rero reka tujye ku bantu bashaka kureba ese amakuru yanjye wenda bujujemo muri ya first step twabonye, ese niyo cyangwa si. So nabyo rero kubireba biroroshye, uraza ugakanda hano ahanditse ngo uhita uza hano ahanditse ngo student admission. So iyo umaze kuhakanda uraza hano ukiraka utwitonzeho gato turebe. So
Okay, numara kuhakanda hano uraza hano uhite ukanda hano handitse ngo view completed application. So okay, nujyana ukareba kuri view completed application, uraza usangemo hano nuko twe turi gukoresha reg number y'ubushize binabisobanuye. Hano weho uraza haraba handitseho niba warakoze data surgery in medicine na data surgery, uraza hano haraba handitseho 2025, hano handitseho rimwe, then hano handitseho bachelors of medicine and data surgery. So nubona ibyo bintu bihari umenye ko application yawe rwose yagenze neza, biraba byarabaye. So ikindi nababwira nuko nanone kureba information zawe. Kureba information zawe urajya hano handitse student administration, hanyuma urebe ahantu handitse ngo urahita ubona personal information update. So nukirika aho hantu barahita baguha amakuru yawe watanze. So nubona hari icyakosamyeho cyangwa se ikitagenda neza, ubwo uragikosora wongere usaving. So I think that is the end of our session. So I think nabashishikariza gukora subscribe, mugakora share ndetse na comment kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. So ikindi nanone ku bantu bashaka amakuru yaba ayo kwiga ibijyanye na application ndetse n'andi makuru ayakazi, aya mifotora n'ibindi, nabashishikariza kujya muri groupe muri bwasange muri description, iraba ariyo link ya mbere muri comment, uragenda uyikandeho irahita kwinjizaho rwose iyo link, ubundi ujye muri groupe tubane umunsi ku munsi. So asanteni sana, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.